Mana kumva Imana ivugana nabo kunze Imana mu by'ukuri. Amen. Narangiza ngatekereza nkavuga nti jewe ndi iki kugira ngo mvuge nyure imitima yabo, nyure iyo nzara bafite, iyo bazinduwe mu gitondo, iyo ngiyo yatumye bataryama mbere yo kuryama bavuye mu kazi barushye bakavuga bati reka tubanze twumve Imana. Ego. Nkavuga ni jewe ndi iki cyahaza iyi mitima, ariko nkibuka ko ntabwo ari njyewe, ntabwo ari njyewe, ni Imana inyura mu rwabya rufite intege nkeya, ubwo butunzi yarabyemeye gutyo. Icyo nkora nanjye ni ukurama abwira Yesu, ndavuga ni Mwami Yesu, mfite imigati 5 n'amafi 2, ntabwo bishobora, ariko wowe urabishoboye. Ego. Tubura ibingibi mfite maze ugere ku mitima y'abantu. Amen. Ndashimira Imana rero ko hari ibyo yashyize ku mutima wanjye, kandi ndizera neza ko biturutse kuri yo. Amen. Kandi biturutse Imana bica guhaza imitima y'abantu. Amen. Reka tujye mu ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Turasoma imirongo iri mu gice cya 24 Luka. Ego. Ego. Dusome Luka ibice 24 n'umurongo wa 13. Nashaka gusoma iyo mirongo wenda yose kugera nko kuri 35 cyangwa 36, kugira ngo bize kutworohera gusobanukirwa icyo Imana yashyize ku mutima. Imana imuhe umugisha dusomera, ndakomeza nyuma. Ego, akadusome. Aravuga ngo nuko uwo bibo bagiye yitwa Emausi kuva i Yerusalemu nka stadiyo 30, nuko baganira Yesu baganira babazanya. Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwa Kiliyopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa 3 uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro, ntibasangamo intumbi, kuko baza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe nawe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore bababwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose
abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira ushaka kugicaho, baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicara ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amen. 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 Wow, Imana ishimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riraryoha. Ni inkuru dusomye, umwami Yesu akorana urugendo n'abigishwa babiri. Mwese yuko icyo gihe yaramaze kuzuka. Yego. Noneho amaze kuzuka, ababanje bari abagore bari bajyanye ibihumura ngo bagende basige umubiri wa Yesu, ariko basanga ntawe uhari. Ahubwo bahageze basanganirwa n'abamarayika. Abamarayika nibo bababwiye ayo makuru, bababwira yuko bari gushaka umuzima mu bapfuye. Amen. Barangije abamarayika babwira abo bagore ikintu gikomeye cyane. Barababwira ati se ntago mwibuka ibyo yababwiraga akiri kumwe namwe? Mu ijambo ntimwibuka ijambo rye? Mbese muri make iyo aba bibukaga ijambo ry'Imana yavuganye nabo, ntago bakaga kuri uwo munsi, kuko yari yababwiye yuko ku munsi wa gatatu azazuka. Yego. Ariko ntibigeze bizera amagambo ye. Arangije arababwira ati, abwira abo ba mama, abo badamu harimo ba Mariya, arababwira ati mugende, ntabwo Yesu ari hano, yazutse. Yego. Barangije basubirayo bajya kubwira abigishwa, ariko babwiye abigishwa ntabwo bigeze bizera ibyo abo badamu bababwiye. Byantangaje ukuntu bagiye babivuga. Biri muri iyi mirongo twari turi gusoma, ngo bagiye bababwira bati twahuye n'abagabo babiri bakubwira umwami yazutse. Yego. Mu yandi magambo ntabwo bari bafite conviction y'ibyo yababwiye. Urumva ko abo bagabo babiri babareferaga ku magambo yababwiye. Ibo ntibajyana ya magambo yababwiye ngo bagende bahamye bya bintu Yesu yavuze, bagende bahamiriza abigishwa bababwira ati ariko uzi yuko twayobye, uzi yuko twibagiwe, uzi yuko Yesu yari yarabitubwiye turi kumwe nawe. Rero yazutse, tubihagazeho. Abamarayika batubwiye baratubwira ngo yazutse, twibutse batwibukije ibyo yatubwiye, twizera neza yuko koko uyu munsi urahura neza n'umunsi yagombaga kuba atakiri mu gituro. Ariko bo bagiye bavuga
bavuga ngo abamarayika bababwiye. Mu yandi magambo nabo ntago bari babyizeye. Ubwo kutabyizera ntago byigeze bihamya neza ngo byinjire mu mitima yabo bigishwa ngo bibahamirize koko uyu Yesu koko yazutse. Ahubwo ntibabyemera. Nibwo Simoni Petero nawe yahagurukaga aragenda kugira ngo ajye kureba koko ibyo bintu bavuga niba ari byo. Yego. Nuko noneho Yesu ubwo urumva yazutse arahari, nta muntu ariyereka. Arangije aho ajya hari abigishwa babiri bari bagiye urugendo barusobanuye urwo ari rwo, bajya i Emawusi. Yesu ngo araza abajyamo, ariko ngo babuzwa kumumenya mu buryo bw'umubiri, babuzwa kumenya Kristo mu buryo bufatika bw'umubiri nk'ubwo bari bamenyereye. Reka mbabwire bene data, Yesu amaze kuzuka hari ikintu gikomeye cyane yashatse kutwigisha muri aya magambo. Yashatse kutwigisha ko verisiyo nshyashya noneho igezweho. Murabizi abantu ba kera b'isezerano rya kera, iyo Imana yajyaga kuvugana n'umuntu wayo, iyo yajyaga kuvugana n'abami, yabatumaga abahanuzi. Imana igafite ubuhanuzi, yarangiza ikavugisha umwami, igaca mu muhanuzi ikavugisha umuntu. Noneho bisa byari byarabaye umuco, byari byaramenyerewe, nuko nguko Imana ivuga. Yego. Ariko uyu munsi Yesu amaze, kuko haleluya, icyo gihe cya kera iyo bahanuraga amagambo, muri Petero birabivuga ngo abo bose bavugaga bavugishijwe n'umwuka w'Imana. Mu yandi magambo ntabwo bavugaga ibyabo, ahubwo bavugaga ijambo ry'Imana. Yego. Noneho uyu munsi wa wundi bavugaga ari we jambo ry'Imana yahigereye. Haleluya. Haleluya. Yaje in person, yaje wenyine. Jambo baturaga, jambo bavugaga yahigereye. Imana ishimwe. Amen. Rero kuvuga ngo mwabahanuzi mwe muruhuke uko naje, uwo mwavugaga yahigereye. Ariko kuhagera kwe ntibabimenya kubera iyo mico, uko kuntu bari bamenyereye Imana ivugana n'abantu, ntibakira ko wa wundi bavugaga yahageze. Ko nibavuga mu mitima yabo, ko nibizera ibyo yababwiye, biri bube bihagije, batari bukenere intermediaire, batari bukenere undi muntu wo kuza kubabwira ngo Imana yavuze. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko kubera kutizera kwabo, ayo magambo Kristo ari kubabwira bayaha agaciro. Yego. Kugeza igihe hano natangaye cyane. Hano Yesu ashaka noneho gushimangira noneho iki kintu, ngo babuzwe kumubona mu buryo bw'umubiri, abahuma amaso ngo batahita bamurekonesa babone ko ari Yesu. Yego. Arangije ngo agendana nawe urugendo, agenda ngo ababwira ngo ahera ngo kuri Mose, ajya mu bahanuzi, bavuga ibyo bimuvugaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Agaragaza abo bose ibyo bavugaga baganishaga kuri uyu nguyu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bene data, reka mbabwire, dufite icy'agaciro ba bandi ba kera ba Dawidi barotaga, barebaga mu buryo bw'ubuhanuzi, bakabireba bishyizwe kera. Uyu munsi turagifite. Amen. Kristo mu mitima yacu. Amen. Kristo mu mitima yacu. Amen. Noneho abigishwa babiri bamaze kubuzwa, Yesu agenda abaganiriza amagambo ye. Mu yandi magambo agenda ababwira ibyanditswe, agenda basobanurira ibyanditswe, ababwira ibyanditswe. Noneho bigera umwami Yesu ashaka kugenda,
ashatse kugenda abigishwa baramubwira ati watubabariye. Haleluya. Haleluya. Wenda reka nsimbuke mvuga iki kintu. Bifuriza kugira ngo ijambo ry'Imana, pure word of God, ijambo ry'Imana ritavangiye, ijambo ry'Imana ritaturutse ahandi, wenda ribe ryaturutse n'ahandi nk'uko ndi kurivuga, ariko ijambo ry'Imana rize kukugera, ugirirwa amahirwe yo kwakira ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana ryonyine riba isoko y'umunezero wawe. Amen. Ku buryo wumva uririsha utunze ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ku buryo uremera ibyiringiro bidaturutse ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo biturutse ku byera. Haleluya. Haleluya. Noneho uje baramubwira ati watubabariye ntujye. Mu yandi magambo, hari ikintu muri ibyo byanditswe Yesu yari ari kubabwira, hari ikintu byari bitangiye kurema mu mitima yabo ku buryo badashaka ko agenda, ahubwo bashaka gukomeza kumva ibyo bintu. Ariko byatwaye urugendo rurerure, bamubwira gushidikanya kwabo, baramubwira bati uyu umugabo twari twaramwizeye, twumvaga aje kwima ubwami muri Isiraheli, ariko none yapfuye, mbese mu yandi magambo ibyiringiro byacu birarangiye. Aravuga ati mwabatizera mwe, ibi bintu sinabibabwiye yuko nzapfa narangiza nkazo. Ntabwo yavuze ngo nzapfa, aho ni nko kuvuga ngo, kuko iyo avuga ngo nzapfa ngira ngo bari kwita babimenya yavuga yakoriwe. Yego. Ntabwo ni nko kubabwira ati ntabwo nababwiye yuko nzapfa ariko ku munsi wa gatatu nkazuka. Ariko ibyo bari barabisize, ntabwo bari barabihaye agaciro. Yesu arabibibutsa, amaze kubibibutsa umunezero urabuzura, bamaze mbese mu yandi magambo bya bindi yababujije kumureba mu buryo bugaragara, noneho batangira kumubona mu buryo bwo guhishurirwa. Imana idufashe iduhe niba nabyitanga iki, kuza amagambo y'Imana, kuyahishurirwa ku buryo biba revelation, ku buryo biba guhishurirwa muri twebwe, tukabona igihagararo cya Kristo neza, tugasobanukirwa urukundo rwe, mbese amagambo y'Imana akaba isoko y'ikintu icyo ari cyo cyose mu by'ubu buzima. Kandi niko bimeze. Yego. Ariko igitangaje, abantu benshi noneho cyane cyane muri ibi bihe byanyu, ijambo ry'Imana rirahabwa agaciro gakeya, ahubwo tugaha ibindi agaciro. Ndaza kubivugaho. Haleluya. Haleluya. Nuko barangije, Yesu aragaruka, ageraho amanyagura ibyanditswe biratubwira ngo asangira nabo, afata ifi barayisangira. Noneho ngo ako kanya bajya nko kumumenya, noneho bajya nko gusoba, mbese amaso yabo arahumuka, bamenya ngo bari kumwe noneho ni Kristo. Arangije ahita abura, aragenda. Noneho baganira, baravuga bati cya gihe uyu muntu yaraturi hagati, wumvisha ukuntu ko imitima yacu yari ikeye. Bibiliya z'inyamahanga ziravuga ngo bisa nkaho zivuga ngo imitima yabo yahindaga umuriro, yarabandwe. Mwumvisha ukuntu ko ikiba cy'umuriro mu mitima yacu ari kutubwira aya magambo. Yego. Umve rero, Imana yahisemo uburyo, kandi ni bwiza iyo wagiriwe amahirwe yo kugera ku kigero ho ubishurirwa. Ni byiza gutungwa n'ijambo ry'Imana ubuzima bwawe bwose. Amen. Ijambo ry'Imana ukarireferaho ibindi bintu ibyo ari byo byose abantu bakubwira, kuko n'abamarayika babwiye abagore, barababwira bati yazutse, ariko barababwira ati ntabwo bihagije kubibabwira,
ntabwo mwibuka yuko yabibabwiye. Mu yandi magambo, ntimuzi yuko mu byanditswemo. Imana ishimwe. Amen. Ari ibintu bijya bibaho, noneho ugasanga umuntu yagiriwe amahirwe, Imana yamusuye igakoresha undi muntu akavuga nawe ijambo kandi rivuye ku Mana koko. Yego. Akamubwira ati uzaba iki ngiki, muri fitire ndabona Imana imbwiye uzaba iki ngiki. Imana irambwiye ati sinzi n'urugero, irambwiye ngo ikorera, irambwiye ngo uzaba uyu muntu runaka, cyangwa ikaguhereza icyerekezo ikakubwira iti hagarika gusengera ibi ngibi, niko Imana imbwiye. Imana iragusubije. Noneho yahura n'umuntu amubwiye nk'uko nguko akoreshejwe n'Imana, bikamutangaza cyane, yarangiza akahita mbese akaba yahamagaye wenda nk'inshuti akabwira nk'umuntu utuzi yuko Imana yavuganye nanjye yambwiye gutya na gutya. Mu yandi magambo, noneho mbese icyo kintu kivuye mu wundi muntu gisa nkaho kiziye mu buryo buri personal, kimubwira kiti Imana izagukorera ibi ngibi, akagiha uburemere, akagiha agaciro. Noneho ibyo bintu biratangaje. Nigeze hari igihe kimwe nahuye na circonstance, mpura n'umupastori. Yego. Twari turi kuganira ibintu nyine, ntabwo nari muzi, nawe ntabwo yaranzi. Noneho turi kumwe n'abandi bantu, turangije icyo gihe nari maze iminsi nyine numva ndyohewe n'ijambo ry'Imana. Noneho nk'umupasiteri nyine nkamubwira ukuntu ko nyine nk'umwana nyine uri imbere y'umubyeyi, nkamubwira ukuntu ko ijambo ry'Imana risigaye rindyohera, nkabimubwira, nkamubwira Imana yagiye impishurira. Noneho ndamukunda cyane uwo mupasiteri. Arangije asa nk'uzuye umwuka wera, ubanza yaravugaga ati wawu, ibi bintu byacu wabihereza n'abana batoya. Mbese aruzuzwa, arishima, nuko agira gahunda, aragenda, yaragiye guhura n'undi muntu, ariko iyo gahunda irapfa. Ntekereza ko yapfuye kubera Imana hari ikindi yashakaga ku buzima bwanjye cyangwa ku buzima bwabo twari turi kumwe. Uwo mugabo twari ahantu mu rusengero, aragaruka, yari yaryohewe, mbese twagiranye ikiganiro, araryoherwa, nanjye ndaryoherwa. Agarutse kumva uwo mugabo yari afitemo impano y'ubuhanuzi. Agarutse asa nk'uwujujwe, aratangira, Imana imuhereza ibintu ndabyibuka byamanukaga nk'imvura, yavugaga kimwe kivaho ikindi kikajyaho, ikindi kikajyaho. Noneho ibyinshi byari ibishyize kera, ariko nemezwa uyu mugabo ko ari umugabo w'Imana, ari kuvuga ubuhanuzi bw'ukuri, kuko yari arimo arambwira none n'ibindi by'uyu munsi nzi neza. Ibintu nari maze gusengera, akambwira ati urabizi se, ibi bintu maze iminsi usengera byihorere, wisenga gutya ahubwo senga gutya. Nkatekereza none se uyu muntu yabimenye gute? Noneho arangije aratubwira ati hari ubwo tumaze kuganira, arangije arambwira ati ariko ati uzi yuko hari abantu ati nk'uku nguku wenda nkoreshejwe n'Imana ndakubwiye, ati narangiza wowe ukahita ugenda ukabibwira undi muntu, uzi ko nahuye n'umukozi w'Imana yambwiye ibintu byanjye nka wa Musamariyakazi. Ati Yesu amaze kuvugana nawe aragenda, nimbe nawe yavugaga ko ari Yesu wa haleluya. Amen. Tukagenda ukabwira nk'umuntu, ukamubwira uti ati Pasiteri Samu yambwiye ibintu kandi koko rwose nibyo. Nuko noneho uwo muntu akahita avuga ati yakubwiye ibintu, ati noneho mbwira namukura hehe se? Ati noneho hari abantu bijya bigenda gutyo, ati nkumva umuntu arampamagaye, ati Pasiteri rwose, ati ndashaka ko nsengera, ati ngwino rwose, ati duhurira ahantu nsengera. Bakavuga nabo bari buhurire, akaza bagasenga.
noneho yarangiza gusenga nuko pasiteri agahita amubwira ati rero Imana iguha umugisha noneho uwo muntu wamubwiye ngo aze amusengere agahita amubwira ati none se pasiteri nibyo ngibyo gusa. Mu yandi magambo gusenga yashakaga ntabwo ari ugusenga kumusengera gusa, ahubwo yashakaga ngo nawe amwerekweho ati none se ati jewe nk'umupasiteri niba Imana itagize ikimbwira ndakubwira ikihe kintu. Noneho ayashaka kungaragariza yuko ibi bintu ntabwo nawe ari we, ni ibintu Imana yabimuhaye muri ako kanya, abivuga kubera intego runaka. Noneho undi araje arashaka arumva byakora automatique. Noneho mu yandi magambo icyo nshaka kuvuga ni reka wenda nse nkaho developa ikintu Imana yashyize ku mutima wanjye. Simbizi niba muri kubyitegereza muri iki gihe, ikintu cy'ubuhanuzi kiri gufata intera ku buryo abantu ntibakimenya gusobanura ubuhanuzi buvuye ku Mana cyangwa buvuye kuri Satani. Byite gutyo uko ubutavuye ku Mana buvugishijwe n'irari ry'ubivuga wavuye kuri Satani, si ku muntu gusa ahubwo buvuye kuri Satani. Ubwo buhanuzi burayobya, tuzi inkuru nyinshi z'abantu bagiye babwirwa ibintu kubera kwijandika mu bintu byo kuvuga ngo reka ngende njye kubaza, reka ngende njye kumva icyo Imana ivuga. Noneho bagafata icyo kintu cyitwa ubuhanuzi. Navuga muri iki gihe Imana ikoresha gake, mbyite gutyo, ikoresha gake ku bwa papasi runaka ku muntu. Noneho bakibagirwa ikintu cy'agaciro twahawe tugendana buri munsi. Bibiliya turayigendana, ijambo ry'Imana turaryumva inshuro nyinshi, ariko tukabiha agaciro gake. Noneho buriya Imana iyo ijya no kuvugana n'umuntu, iyo ijya kuvugisha umuntu mu buryo bw'ubuhanuzi, akenshi ivugisha n'ubundi wa muntu uri deep mu ijambo ry'Imana, cyangwa se akaba ari umuntu ivugishije ishaka kugira ngo ise nk'imusembura, ariko kwishingikiriza kwe tikube ku by'abahanuzi bavuze, ahubwo kwishingikiriza kwe kube kumuyobora mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen, amen. Amen. Ya, noneho rero Imana umutima wanjye irambwira ngo aba bagabo ba BMAUS nta kibazo ubu ngubu nabyumvishe ko murumva. Aba bagabo BMAUS barakomeje bamaze kuhamirizwa neza yuko uyu muntu bari kumwe ari Yesu binyuze mu byanditswe byera. Basubiye aho abigishwa bari batera, barababwira bati noneho bya bindi abadamu bababwiraga ni ukuri koko. Reka wenda nsome urebe ugushira amanga babivuganye ku murongo reka ndebe imirongo isoza. Yes, haravuze ngo ku murongo wa 35 nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko bamanyaguye umutima. Bakivuga ibyo 36 Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Imana ishimwe cyane. Amen.
abadamu bumvisha ubutumwa bwiza bunyuze mu wundi muntu ari we marayika. Bwari bunyuze mu muhanuzi, tuvuge gutyo. Nawe yavuze ibiturutse ku Mana, kuko yababwiye bati ibi ngibi ntabwo ari ibishyashya mbazaniye. Uzi yuko ubuhanuzi atari bushyashya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo erega nibyo nibwira kubagirira, niba ntabwo ari ibibi, kugira ngo mubone n'umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Reka mbabwize ukuri, Imana ije ikambwira ngo nguhaye visa, Imana ije ikambwira ngo nguhaye akazi keza, nguhaye promotion, Imana ije ikambwira ngo n'ibindi byose bivuge. Niki gishyashya ikubwiye kitari mu ijambo ryayo? Tuvugije ukuri. Reka nkubwire, abantu bitondera ijambo ry'Imana, abantu baha agaciro ijambo ry'Imana, iyi rero ubuzima bw'ubuhanuzi babubamo ubuzima bwose. Haleluya, haleluya. Abantu baha agaciro Kristo Yesu ari we jambo ry'Imana. Iki kintu abantu birukira cy'ubuhanuzi ngo Imana ngo ivugane nanjye, bagaha ndetse abantu umuntu nk'uko ngewe ndi umuntu, bakabaha agaciro kangana navuga nk'ak'Imana, kubera yuko Imana yabakurikiye. Aba bantu babona dukeya niba koko banakirwa n'amahirwe yo kubona ibivuye kuri abo bahanuzi. Imana ishimwe cyane. Ariko wahaye agaciro ijambo ry'Imana, uku ni ukuri, ndabivugishwa na conviction ivuye ku Mana. Ni ukuri umuntu wahaye agaciro ijambo ry'Imana, akamenya Kristo ibyo yamukoreye ku musaraba, agasobanukirwa gupfa kwe no kuzuka kwe, agasobanukirwa ukuntu yabwiye abigishwa ngo bagume i Yerusalemu aboherereza umwuka wera, bakakira umwuka wera kubwo kwizera, bakagendera mu byanditswe, agashishikarira kumenya gusobanukirwa ibyanditswe. Uwo muntu igisate cy'ubuhanuzi akibamo buri munsi. Reka bigusobanure. Mwene uwo muntu, haleluya, ariko haleluya, Yesu yavuze ko waduhaye ijambo ry'Imana. Ushimwe kuko waduhaye ijambo ry'Imana, Yesu. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo ryuzuye umutima wawe, ntiribe ikintu cy'akanya gatoya, ukarihereza umwanya. Sinzi niba mwabibonye, bagendanye, Bibiliya iravuga ngo sinzi niba ari stadiyo zingahe, ntabwo nabibaze wenda ngo goringe menye ngo niba ari ibirometero bingahe bagenze. Imana ishimwe. Amen. Bagenze urugendo rurerure kugira ngo bageraho babe convaincu n'ijambo ry'Imana. Iki ni cyo kintu binyereka yuko ijambo ry'Imana ntabwo ari ikintu ufata mbese usanga n'usahuranwa. Reka numva ijambo ry'Imana, nindangiza mari ibyumweru 2 ngende numva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urihereza umwanya, ukavuga uti mwana, ndashaka kumenya, kandi ndashaka kumenya atari ahandi hantu, ndashaka kumenya binyuze mu byanditswe. Ni ikintu gitekinga igihe, ni ikintu gifata umwanya, ni ikintu gifata umwanya. Ndashaka kugira ngo mpishuri, ndashaka kugira ngo umpereze na bya bindi Paulo yasengera Abefeso ngo Mana ubahereze umwuka w'ubwenge, ubahe umwuka w'ishuri ngo bitume bakumenya. Iyo umaze kugera kuri urwo rugero rwo kumenya Kristo binyuze mu byanditswe, haleluya, amen, haleluya, umutima yawe, ubuzima bwawe, umubiri wawe, umwuka wawe, ubugingo bwawe byomatana n'Imana ku buryo buri munsi, buri saha, buri step y'ubuzima bwawe ugenda wumva ijwi ry'Imana. Amen. Ijwi ry'Imana abandi birukanyira mu nsengero runaka ngo nuko ngo ari urusengero rw'abantu ngo bafite ikiyo wa mugani, njya numva ngo hariya ngo uriya muntu arareba ugasanga abantu imbaga birutse ngo umuntu arareba. Ubu si ubuyobe turimo ngo umuntu arareba.
wimagine nawe tukirukira abantu ngo umuntu arareba ijambo ry'Imana ryarabonye Yesu arareba ndamufite mu mutima wanjye yamaye Bibiliya yamaye ijambo ryayo nagiye ahubwo nkamubona ko uwabonye Kristo akirukira ko uwabonye Kristo abona akazi ko uwabonye Kristo abana be abarera ko uwabonye Kristo abona uburinzi bw'Imana ko uwabonye Kristo abona imigisha yose twirukanye. Amen. Inzoka zariye Abisiraheli igihe kimwe, noneho ngo Imana ihereza konsinye, bamaze kwihana ihereza konsinye Mose, iramubwira ati ubambe igiti noneho ushyireho inzoka y'umuringa, umuntu uri bwubura amaso kuri iyo nzoka ngo arakira icyago cye. Imana ishimwe cyane. Amen. Wewe utangira kureba abahanuzi, ariko principe irahari. Uwabonye Kristo mu byanditswe wararamye akareka kwirebaho akareka kureba ku bantu, uwo arakira. Amen. Na bya bindi abantu birukankira bajya gushaka mu bahanuzi. Amen. Ibyo bishatse kuvuga ngo nta bahanuzi b'ukuri babaho? Ntabwo ari cyo bishatse kuvuga. Njyewe sinababwiye umugabo wambwiye ibyanjye byari current akambwira n'ibindi bizaza, kandi ibyo bizaza bimbwiye mu bihe bya kera bimwe narabibonye, ndamuhamya ko ari umuhanuzi w'ukuri. Ariko uzi ikintu cyambayeho kugira ngo nanabisobanure urebe confusion abantu baba bafite. Umugabo yakoresheje statement cyangwa ijambo na Bibiliya yavuze ngo umwaka utaha nk'iki gihe ngibi ibintu nkubwiye. Ndakubwiza ukuri, naragiye ndapari ndavuga nti bikurikije ibyo yambwiye biriho, bikurikije ibyo yambwiye biriho uyu munsi nzi neza. Noneho rero ibi bintu ambwiye ngo umwaka utaha nk'iki gihe niko bimeze koko, reka ntegereze uwo mwaka ibi ngibi ambwiye bindi bizabaho. Maze nizerera, sinareba Imana ahubwo nizera ayo magambo y'uwo mugabo ambwiye. Maze iyo tariki nari narayifashe, umwaka wararangiye, nari meze nk'umuntu utegereje ikisi diploma. Urugero urashira, ndavuga ni buriya n'ejo biraza ntibyabaho, ejo bundi mbese bikomeje gutinda, nibwo bimera nka byagiye abigishwa bararamye Yesu ari kugenda mu ijuru, bakomeza bararamye ari kuzamuka, abamarayika baraza bati se bimeze biti? Yagiye, nimusubire mugende mutegereze nk'uko yababwiye. Kugeza igihe Imana irambwira iti ibi bintu wabwiwe. Haleluya, Haleluya. ibi bintu ni ijambo ry'Imana. None byasaga nkaho message yari irimo niyi, byasaga nkaho ngombye gutangira kubyitegurira nka kwa kundi Imana ishyira imbuto mu nda z'abadamu, ugatangira ukayirera, ukayihereza intungamubiri, mbese ukayikuza, ugakuza uwo mwana. Imana ishimwe cyane. Amen. Njyewe ndagenda sinagaburira icyo kintu ambwiye, sinagihereza intungamubiri, ntegereza umwaka gusa. Maze ibyo bintu nibyo Imana imbwiye uko mishuriwe ngo iki kintu nari nkwiye kukibagarira, nari nkwiye noneho kujya mu bihe byo gusenga, gufata igihe mu ijambo ry'Imana, kuko ibyo bintu Imana uwo mugabo yambwiraga byari ibintu bikeneye wa mugani koko ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Nije guhindura umuvuno. Noneho sinategereza nk'umuntu utegereje ikintu kizaba gutyo gusa nta ruhare nabigizemo, ahubwo ntangira ibihe byo gusenga, ngitegurira, mvuga Mana wavuganye nanjye kiriya kintu, ndakwizeye, ndakwiringiye, ngasoma ijambo ry'Imana ribishyigikira. Mbese noneho icyo gihe natangiye gukora iyo myitozo imeze gutyo. Icyo cyaje gusohora. Mumbaze ngo cyasohoye ryari? Cyasohoye nyuma y'imyaka 5. Yego. Iyo ntaba mfite ibyiringiro bituruka ku ijambo ry'Imana, iyo myaka 5 si yari kuzagera narashidikanyije Imana, narabivuye. Naranza ngatangira nkabwira uriya muntu, nako ngatangira nkavuga nuriya muntu ntago ari umuntu w'Imana, yambwiye ibintu bitari oya, yavuze ibintu biri byo, ahubwo wewe wafashe nkaho ari umuntu uvuze. Bifate nk'Imana
uyibaze utangire uyibaze. Imana ibishaka ngo dukorane nayo, ntabwo ishaka ngo ube aho ngaho ku gasozi kubwira ijambo nurangiza uricakire ugende wibwire mu byawe. Uziko abantu Imana ibe bafiteho imigambi myiza, noneho yanakoresha nk'uko nguko umukozi w'Imana yababwira nk'ibintu bakahita batuzi yuko Imana inzi, uzi yuko Imana inkunda, yarangiza akavuga ati uko yabivuze reka nigire mu buzima bwanjye nk'inzoga, nsambane, mbese nkora ibyo nishakiye byose, pfa kuba gusa Imana yarakubeshya. Imana ntabwo ikora gutyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo dukorane nayo, irashaka kugira ngo iduhume amaso twe kureba abantu, ahubwo turebeyo. Tuyirebera ni mu byanditswe byera. Imana ishimwe cyane. Amen. Nsoma ijambo wenda ngana ku musozo, umurongo kuri icyo gice cya 24 arangije ku murongo wa 44 aravuga ngo maze arababwira ati, abwira abigishwa, aya ni amagambo yabwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri je byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze ako kantu niko nashakaga, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Wow. Amen. Ariko mwibaze ikintu Yesu agiye kujya mu ijuru, agiye kujya mu ijuru. Urumva iyo umubyeyi agiye gutaha, mbyite ageze mu gihe cya nyuma, agiye afite amahirwe yo kuganira n'abana be, ntekereza ko ababwira ibintu by'agaciro cyane kurenza ikindi gihe cyose yigeze abaho mu buzima bwe. Kubera kugenda agiye kubasigira umurage, agiye kubahereza ibintu mbese aha agaciro cyane, agiye kubibashyiramo, kuko ubu ngubu nta gihari. Noneho Yesu nawe agiye kugenda mu ijuru, ntekereza ko ikintu yababwiye bwa nyuma ari cyo cy'agaciro cyane kirenze ibindi byose. Arangije arababwira ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Amen. Amen. Ndasenga muri iki gitondo, abandi ku mugoroba. Ndasenga kugira ngo Imana itwungure ubwenge dusobanukirwe. Amen. Imana ihumure ku maso yacu tubashe gusobanukirwa. Amen. Najya muri byinshi, ariko message niyongiye, twe kureba ku bantu, twe kwishingikira. Biratangaje cyane ugasanga, ariko Imana itubabarire, ariko ibi bintu bibi muri Petero wa 2, iyo usomye muri Petero wa 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, reka wenda bawudusomere, dusomere muri Petero wa 2 nsoreza aho ngaho igice cya mbere umurongo wa 1 wa 22. Niturangiza dusome Petero wa 2 ibice 2 n'umurongo wa. Haravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Amen. 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 Bice mbere aravuga ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abinyoma bazazana inyigisho zirema era kurimbuka, ndetse bazahakana na shebuja bacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Amen. 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 Imana y'umugisha. Imana isobanuye neza yuko hariho guhanura koko kuri kuvuye ku muntu, ariko ntabwo dushobora kwirengagiza ko muri ibi bihe bya nyuma hariho n'abahanuzi b'ibinyoma.
kandi reka nkubwire nibo benshi. yego nkatekereza ni gute umuntu utari fonde, umuntu udashoreye imizi mu ijambo ry'Imana, utubakitse mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibyanditswe, yabasha gusobanura agasobanura ubwo buhanuzi ko buvuye ku Mana, cyangwa uwo muhanuzi ko avuye ku Mana, cyangwa ari umuhanuzi w'ibinyoma. Reka mvuge ko tunakoze, wenda nsoza ndabona igihe cye kirangiye. Aravuga navuze ngo abenshi twakijijwe kubw'ijambo ry'Imana, yego ariko kubitamo kubeshwaho n'ibyo abantu batubwira ngo ni ubuhanuzi. Ndatekereza ko umubare mwinshi hano twumvisha ijambo ry'Imana, turaryakira, turakizwa, tubona igitangaza kirenze ibindi bitangaza byose, aricyo kwakira Kristo, aricyo ubugingo buhoraho. Ariko byose, ubundi buzima bwose ugasanga ijambo ry'Imana twarishyize ku ruhande, ahubwo dutegereje iby'abandi bantu bita ngo n'abahanuzi. Amen. amen Iyo utari ubutunzi mu by'ijambo, ntumenya no kugenzura ubuhanuzi nimba buvuye ku Mana cyangwa kuri Satani. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, kandi irindi rikavuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Umuntu w'Umukristo abeshwaho no kwizera, kandi uko kwizera nta kindi kikuzana usibye kumva amagambo y'Imana. Aribyo umuntu, irindi jambo rikavuga ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo aturutse mu kanwa k'Imana. Uwo ni Yesu wabyivuze. Noneho ubuhanuzi bw'iyi minsi urebye akenshi buba bugamije gukora ku marangamutima, ariko ijambo ry'Imana rikora ku mutima, ntabwo rikora ku mutima. Amen. amen Kwizera ibyanditswe akabihishurirwa, akabishikamizaho umutima, ameze nka wa mwubatsi wubatse inzu ye ku rutare. Uwo nguwo iyo ibibazo bije ntabwo anyeganyezwa. Ariko uwo nguwo ushingikirije ku buhanuzi akenshi butari nabwo, iyo ibibazo bije kuko adashoreye imizi mu ijambo ry'Imana, iyo ibibazo bije biramuhungabanya, bikamuhutana. Amen. amen Umve rero, soza ndavuga iyi statement nindangiza ntanga ijambo, Imana iraba iduhanye umugisha. Abantu bananiwe gutanga ikiguzi cyo gukura mu by'umwuka, bibwira yuko nta ngaruka, ariko ubona iyo umuraba w'ubuzima wabagezeho, barahungabana ku buryo bava no mu byizerwa. Twabibona nk'urugero rwa Gehazi na Elisa. Imana ishimwe cyane. amen Cyangwa ibyo rekane kubijyamo, ariko iki kintu cy'ijambo ry'Imana ni ikintu bisaba gusaba Imana, ukabibwira uti Imana fasha, nk'uko Yesu yasengeye abigishwa ngo bunguke ubwenge bwo gusobanukirwa ibyanditswe.